byose nazakurikire umwami Yesu nacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru nacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru have wabwoba umva madame umva ngiye ku kazi nzanira rya kote gira vuba ngiye ku kazi kubyuka uraririmba nta kandi kazi mugira utabyutse uririmba gira vuba ko watinze abantu babarokora ibyo baracanga kubera iki no kubyuka muririmba nta kandi kazi muba mwumva mwakora utabyutse uririmba ngiye ku kazi uyu munsi ndazana abashyitsi sange wateguye ibyo kurya no kunywa kandi ndataha kare shaka amafaranga nzigira amafaranga yo kugura ibyo tubakiriza uvuze ngo shaka amafaranga yo kugura ibyo tubakiriza ejo nagusigiye angahe watsigiye 2,000 2,000 tubirya iminsi ngahe tubirya umunsi umwe ubirya umunsi umwe wize amashuri angahe 2,000 bigomba kuribwa iminsi 2 urumva kandi n'abashyitsi nzanye bakabona ibyo kurya no kunywa sibyo urarya 2,000 umunsi umwe wize amashuri angahe hoya banza umbwira wize amashuri angahe shaka amafaranga ibyo kurya byarahenze ibirayi ni ikinigi ni 1,000 umva nkubwire aya masaha ngiye ku kazi mubwiye ndataha kare sange wateguye ibyo kurya no kunywa bitari ibyo usubire iwanyu byo kuyashiza Mami wakomeretse nitwe waziraga wahemuwe mwami ushinyagurirwa kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza dore uko bagushyize muri abo bambuzi ariko mana we igihe nazamukiye kanyarira nkagenda Samatare nkamanuka mu mugano nkagera bwera mvura nsengo nyemerera umugabo uwite ugiye kumuma umugabo musinzi utajya umahira untoteza umbwira ngazana abashyitsi kandi asange nateguye ibyo kunywa mana uru rugamba kutarumbwiye mu byo wari wambwiye ko wambwiraga kuzankorera ibintu bikatungura abantu nanjye bikanungura nkaba turimo ndikurira niwe mugabo nasengeye ese n'abahanuzi bakoresheje ibijyanye n'amarari yabo cyangwa niwe wavuganye nawe mbyuka njya gusenga aho ngeze hose ukambwira ngo ishuri ndi kwiga ry'urugo rurarangiye nagera mu rugo akaba aribwo bikara ngarara nabuze ibitotsi n'ukwa bakankiraho abantu ngo ngaburire n'amafaranga yasize ibitutsi byose by'ubwoko bwose ninjye bikorerwa ninjye unukirwa amayoga uwiteka we ko nasenze mubwira ngo uzamure urugo rwiza ni karibu Yesu nahimbaza umeze neza tumeze neza turama yego namwe muri aho turaho Yesu nashimye Yesu nashimye himbaza Yesu nashimye himbaza Yesu nashimye Yesu nashimye Yesu nashimye karibu yego wana menye n'uyuka by'umutuku turabakiriye mu izina rya Yesu iyo tubana muri gurupe turasenga niyo mpamvu twari tuje hano
dufatanye gusenga. Karibu kwa tata barakubura. Iyo jambo ratubwira ngo niba barushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Amen. Namwe hamwageze nagaho gupfira ahubwo naho gukirira. Amen. Uwizera wese arabona icyaje kureba mu izina rya Yesu. Tugiye guca bugufi rero imbere y'Imana. Imana ni Imbaraga. Tugiye guca bugufi. Umuntu wambaye mini Imana nagikunda mini mwagakwiriye no kuba mwafashe n'akantu k'agatenge mugakenyerera inyuma abasirika umusatsi bigira abasitari ntabwo Imana ibakunda bisaba ngo umutima ube wejejwe ariko n'inyuma ku mubiri bikugaragaraho maze ubutaha muzagaruke umusatsi abantu bahusutse mwawogoshesheje musokoza nibyo byiza kugira ngo Uwiteka atwumvire. Buri wese n'icyifuzo cye aca bugufi ambwira icyo nsengera musengere mu izina rya Yesu. Uragira ngo nsengere icyo cyifuzo? Njye icyifuzo cyanjye rero ndashaka ku mafaranga. Ushaka amafaranga mbona ritabigara kubase koko waretse ibi bintu wa musore uko imbere yawe ari heza ukemerera Imana ukayiha umutima n'ubugingo ikagukoresha. Ko mbona uzakizwa ko mbona uzagera kure ariko ibintu by'itabi n'abagore wirwamo nk'ababona binaniranye. Imana ikubabarire reka gusengere ca bugufi gusengere nawe turasengera iki? Nanjye icyifuzo cy'uko mwansengera kugira ngo mbe mu by'isi. None se ko ndeba ababyeyi basuzugura? Niyo mpamvu nanjye kujya mu nsengero. Gusuka se nibyo biguhesheje amahoro uri umusitari umuhungu? Ya. Gusa wabireka? Yego. Okay, niba wemeye kubireka ica bugufi nawe tugusengere ku izina rya Yesu. Wowe ni ikihe cyifuzo? Kandi mfite ikibazo mfite examen national nkeneye ko munsengera Imana ikazamfasha ngatsinda. Ufite ikizami uracyari umukobwa muto urashaka kugera aho ugera ariko abahungu baraguhamagara mukajya kuryoshya wave muri iki kigare. Imana izabimfasha. Va muri iki kigare Yesu azakugirira neza. Gaca bugufi Uwiteka akunda umuciye bugufi. Nawe icyifuzo mukiye? Umukozi w'Imana yajyana ngo nsengere umuryango wanjye ubona agakiza. Wowe se wagafite gahamye? Yenda gerageza. Wasenze ingahe se kugira ngo urebe ko Imana yanze kugutabara? Hari se hari aho waba uhabanya n'Imana? Imana imbabarire. Ibintu by'amagambo rero byikure Imana ntabwo ikunda amagambo. Uwiteka azakugirira neza kandi nabo bazabona agakiza mu gihe gikwiriye. Amen. Ariko Yesu aje kukubohora ufite inimba. Imana y'amahoro ikugirire neza ngaho ca bugufi tugusengere. Amen. Wowe tugezeho umusore urumupapa tumeze gute? Yenda umusore. Kode nta muntu wihakanye se wateye inda? Aho nayiteye ayivana. Ubwo se niba utaramubabariye Imana irakubabarira koko? Naho nje gusaba imbabazi. Uwiteka akugirire neza agutabare ngaca bugufi Imana irakubabarira mu izina rya Yesu. Ni wowe dukurikiyeho. Icyifuzo naje gutezanya aha ngaha kuko nagize neza ko hari gahunda yo gusenga. Icyifuzo cy'uko Imana yakongera abakizwa ikagabanya abarinda. Okay, uze neza cyane Imana ikumugisha. Urugendo watangiye n'ucika intege gaca bugufi dufatanye twese gusenga Imana izitugirire neza. Nizere kwizera kwanyu kuri bubakize ibyo mwaje muje kureba. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Sengeye aba bagaragu bawe n'abajakazi bawe Uwiteka bafite ibyifuzo bitandukanye. Uwiteka buri wese reka ubwumvire arushaka guhinduka, arushaka gutsinda ku mashuri, arushaka gutanga imbabazi, arushaka ko imiryango y'ikizwa, arushaka ko iyi si yongera. Uwiteka nyir'ingabo Imana ukabona umubare w'abakristo benshi, reka ubagirire neza ubadwarire kuko uri Imana y'amahoro. Bana nyamora ku ngoma murengezi w'ubugingo. Ijambo riratubwira ngo nawe waje imbere yawe ataha baramasa. Nicyo gitumye tubingingiye kuri wowe Uwiteka we. Aba bana bawe reka ubahindure nk'uko wahinduye abatubanje
ku ngoma ubagirire neza ubatabare ubabere maso ubarwanirire inzandiko zose satani abaregesha uzishyire mu nyanja twakwibagirwa ukimara kubeza kubatunganya worora ukubaregere aha ni iwanjye aha ni iwanjye niko madamu nakubwiye uzajya uzi neza abarokore bene wanyu njye narakubwiye uzajya mwaje kugira utahani wanjye mwaje kugira utahani wanjye niko madamu njye narakubwiye uzajya uneza abarokore bene wanyu babarira umbwire aha ni iwanjye mwese narakubwiye uzajya uzi neza abarokore bene wanyu naguhaye buri kimwe cyose mushyira mu mitungo yanjye mu nzu yanjye nziza uricara ukarya ukanywa ukisiga amavuta meza ukakuzanya usuzuguza abarokore bene wanyu ibintu mujyamo abarokore barabaroze cyangwa ndagira umubwire hano ni iwawe ni iwanjye ni iwanjye narakubwiye ntabwo ushakaga kunga iwanjye mu rugo wanjye mwese mbona nta n'umwe ukiri iwanjye vuze mumbwire wanjye mumbwire wanjye ndagira umubwire wowe iwanjye niho mwagize nakubwiye ngo ki iwanjye ntago akunguma akeneye urabyumva neza nakubwiye ngo ki ibintu by'abarokore barabaroze cyangwa kuki uzana agakungu iwanjye ikindi hari abashyitsi nazanye tegura ibyo kurya no kunywa abashyitsi bari hano hanze binjira ibintu by'abarokore by'ikigiye babaye gute ukifata ukazana bene wanyu mukirirwa murasenga nagusigiye amafaranga uhahe uteke ugaburira abashyitsi ndi buzane warangiza ejo ni amafaranga nagusigiye ibihumbi 2 tugomba kubirya kabiri kandi n'abashyitsi baje bakabirya siko nakubwiye umva nkubwire ese ko mbona nawe ubwawe uza wasinze ukarya ikiro cy'ibirayi ubwo ibiro 2 mba naguze mu 2 n'amakara urumva byari kwakira nabo bashyitsi iwanjye nabuze iki nese rima nacyo iwanjye nabuze iki ejo nagusigiye amafaranga nakubwira ati amafaranga ugomba guhahamo buri kimwe cyose ari amafaranga ubundi ugomba kuyahahisha ukwezi kose ku mugore mba madamu mba mubwire ngiye kuryama urugo rw'umuruho Bibiliya yavuze ijambo riravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibibi bikananga imbere urugo rw'amarira urugo rw'inzara nta muntu dusengana wansura n'ababigerageje babirukankana imigeri ese Imana bizarangira gutura urugendo ko mbona rugiye kunanira kandi n'igenda Uwiteka we nkomereza umutima nk'uko wakomeje Yobu mu bihe byari bigoye rangiza undinde kandi unengere unabare mbere maso urwanirire kuko uri Imana yumva gusenga ariko Uwiteka kagahinda kankomeretsa umutima buri munsi uzi kuba uba mu nzu nziza ufite umugabo mwiza ariko nta mahoro ufite gahinda kararyana ana ko nazamutse nkubwira ngo hindura uyu mugabo wamuhinduye koko kari wowe wahinduye Zakayo ubwo yarazi kuri buce mu nzira akahirimbana akurira igiti cy'umuvumo arangiza ukamubwira ngo Zakayo ururuka uyu munsi ndarari wawe natwe uyu munsi waraye mu rugo rwanjye na Kandi
bana waje ukanamusanga no mu nzozi basi ukamwereka ko ibyo arimo bidakwiriye. Amafaranga menshi yatsinda mu kabari, yatsinda mu mabaraze, wite ngo ntabwo mbyara. Ada uri mu biki? Aho kubyuka utegura icyayi uvuga ngo umugabo abyuke anywe icyayi nk'abandi bagabo, urabyuka uri mu maganya yawe. Ufata nk'umugabo wawe cyangwa ufata nk'iki? Ari njye nawe ninde washatse undi? Niyo washatse. Kubyuka utegura icyayi byarakunaniye? Amafaranga. Ese ndi umugabo iwanjye mu rugo cyangwa? Yena kwakira amafaranga tubura iminsi 3 uza wasinze. Ese amafaranga utsindira mu kabari ugahima barazawe aragize ugataha ubyuke nabuzi yuko ayo mafaranga 2000 agikora icyubwero cyose. Mada ubabuze iki? Gazi irahari. Buri kimwe cyose cyo guteka duhahira kwezi stock biba byuzuye. Kuba wabyuka ukanekera icyayi byarakunaniye? Ngaho genda iriya gaze urebe igihe yashiriyemo ukwezi kugiye kuragira ishize. Ceceka. Hey my friend, how are you? Hey, I'm going to go Kimilong. Ah, very good. 30 minutes. Yeah. Very good. Okay, umva. Ubu tuvugana hari umuzungu w'ishuti yanjye avuye muri Amerika. Ngo? Hari umuzungu w'ishuti yanjye avuye muri Amerika. Ubu tuvugana arambwiye ngo ari Kimironko ngiye kumusangayo. Umva mbwire. Tumaziranye imyaka 2 nta mwana turabona. Urumva neza? Kuba ngenda nkataha nasinze nkirirwa nasinze ni wowe. Njye twabanye tuvuga ko tuzabyara. Urumva neza? Tumaze imyaka 2 nta mwana turabona. Nagira ngo mbwire ngo kuri iyi shuri nudakora buri kimwe cyose n'umwuko nyikubwira usubira iwanyu. Usubireyo kuko njye sinabana n'umugore utabyara imyaka 2. Umuntu wese agira umugore avuga ngo nyeneye umuryango. Uwo muryango nawe ndagira ngo mbwire ngiye kugenda sange buri bimwe byose wabisize ku murongo. Nutisubiraho ngo tubyara umwana usubire iwanyu. Nimba wumva udashaka kuba umwana usubire iwanyu. Sinzongera gusubira muri ijambo n'umunsi wari. Gira vuba fungiriza inkweto zanjye ndabona imishumi yafungutse. Ameza nayanjye narayaguze. Gira vuba naguhanagura inkweto ahubwo iki kirabyuka kirinyegimba mu ndebe kimbuza ibitutsi. Barakuroze cyangwa ungire ujye mu mabara zawe werekana inkweto udasize uhashye. Inzara iri kunemamara uvuga ibitajyanye. Ariko madame niki nakoze? Usa nabategereje urubyaro n'imyaka 10 bakirindiriye. None amezi 5 bashije imyaka 2 uracyahungabana. Abo nanjye turatandukanye. Ndagira wicara ubizi. Abo nanjye turatandukanye. Kandi sinzongera kugusubirira mu iki kintu cyo kukubwira ko nyene y'umwana. Kwa Rivera utsinda y'amafaranga n'abarabyara. Ikindi uzagaruke nawe unyereka ko hari umusaruro yaguhaye. Ikindi ahubwo nitutabyara umwana w'umuhungu. Nitutabyara umwana w'umuhungu. Ngo ninjye utabyara. Ndakubwiza uko. Ese ubundi ko tutajya kwa muganga ngo wisuzume. Ndagira nkubwire ngo nitutabyara umwana w'umuhungu. Iyo ndo zaba warayikuye aha. Urugendo rwiza. Ndagiye. Mana nuko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Nawe urugo kagahinda ry'umurimo wituzaza ryari saza ryari ko ndaniriwe muri uyu muryango. Witeka we ndakwinginze ni karibu
Rikaribu. Mwiriwe neza mukozi w'Imana. Mwiriwe. Twe tuje ngo dufashe gusenga. Ni karibu. Ibe batuma mu masenga bigikora. Aha ni kwa Yesu. Ni kwa Karuhura. Isengerekeze. Twe dufite ubukwe mu kwa 12. Ariko turabona nta kigenda. Inkwano ntiziraboneka. Byose byaducanze. Ariko banaguhagaritse umutima ko harimo impfu nyinshi. Mbonye Imana rero ikuramo impanuka, mbonye Yesu abigenza neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Bwasengera gaheze. Gisengera Kibagabaga. Ariko uri n'umuririmbyi. Ndaririmba. N'amahoro izakugirira neza kandi uzavamo umuntu ukomeye. Reka dusenge. Uri Imana nziza. Uri nyakubahwa papa. Uri data twese wo mu gihugu cyo bw'ijuru. Nawe gukora uzikorera amaboko. Ubwoko bwawe bugandagaje mu ngando y'umujakazi wawe n'umugaragu. Baha umugisha utagabanyije kuko uri Imana ishobora byose. Bakureho uyu mwambaro w'ikizinga ubambike umwambaro wera. Uwiteka we ibyanze guhinduka ubihindure kandi witamurure mu nzira zose bacamo. Imiryango yabo aho iherereye hose Uwiteka ugera mu mitima yabo. Ubabuza amahoro ku bw'aba bana. Turakwinginze wera wa Isiraheli. Muririmbyi niwe wuzuye mwuka wera araririmba aravuga ngo ntacyo tuzajya mu ntoki cyabasha kuturengera. Ariko twizeye umusaraba wa wundi wapfiriyeho. Musaraba wapfiriyeho niwo duhanze amaso. Musaraba wapfiriyeho niwo dutumbiriye. Musaraba wapfiriyeho niwo duhamagaye. Uwiteka akorera aba bantu ubukwe. Uwiteka reka ubacishe mu marembo y'abarupinzi. Reka ubahagarike Uwiteka babe madede. Kuko uri Imana yumva gusenga. Ngaho rengera uyu mugabo cyane Uwiteka. Aho Uwiteka ashyize urucundura roba amafi menshi. Umukureho Uwiteka we, umukureho umutima uhagaze. Ubane nawe muri byose, umubambire amahema. Uri data twese uri mu gihugu cyo bw'ijuru. Wabanye na Aburahamu ubwo yari ari mu gihugu Burya. Reka ubane n'aba bajakazi bawe n'abagaragu. Reka ubane nabo n'abamarene n'abapare. Reka ubane n'ababyeyi babo bababyaye mu buryo bw'umubiri. Reka ubane n'abapare bababyaye mu buryo bw'umwuka. Witamurure muri byose wera wa Isiraheli. Ibitavuga Imana ubikure muri uru rugo. Wirukane imbogarara muri uru rugo. Ukubitire kuri abadayimoni b'inzoga. Utesha agaciro ubusambanyi muri uyu muryango. Kandi kwa kinara Yesu Uwiteka nyir'ingabo. Ijambo riratubwira ngo amarira cyazanye ntabwo ariyo dutahana. Nanjye nkeneye ko hari ibihinduka muri iyi nzu. Nkeneye ko hari ibyo ukuraho bibi. Nkeneye ko witamura murengezi w'ubugingo. Haleluya Kristo. Wije zidota y'abado yasire. Hende kuba doshani gorome. Haya bini fodota y'abado yasika. Gira neza bugaca bukira murengezi w'ubugingo. Waratubwiye ngo nakwiringe uzikorera amaboko. Uwiteka nyir'ingabo murengezi. Icyo gitumye tugushimiye. Icyo gitumye tuguhamagaye. Reka ineza yawe itubeho. Murengezi bwawe Uwiteka. Ube ku bagaragu bawe n'abajakazi. Uwera wa Isiraheli murengezi w'ubugingo. Kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze Uwiteka nyir'ingabo. Tugushimiye ko utugiriye neza. Tugushimiye ko abagaragu bawe n'abajakazi bawe bahaye ubukwe bw'umugisha. Tugushimiye ko barinze gukorwa n'isoni. Izina ryawe ni ryamamare. Urakoze kuko uri Uwiteka Imana. Ugize ibihunyuranya bibi Uwiteka ukazana ibyiza. Tugushimiye bidufuye ku mutima. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mayinga. Sheri none se waciye bugufi ryari? Sheri, ngeze hano numva uvuga indimi zidasanzwe numva mwa runo rugo. Mise mbona ko hari Imana. Nemeye guca bugufi usengere sinzongera gukora buri kimwe cyose. None wemeye ko babarokore wajyaga wirukana ko hari agaciro bafite? Umva, Sheri, banza usengere pe. Mana ishimwe yari yarambwiye kuzahinduka. Ngaho manika ikiganza cy'uburyo uvuge ngo Imana bareko nasambanye. Imana imbabarire ko nasambanye. Imana ikubabare kunywa inzoga. Imana imbabarire. Imana imbabarire ko inzoga. Gutukana.
wajya ntukana. Imana ikwabarire kutukana. Uzi ko kwa muganga babimbujije ndatukana nani. Imana ikwabarire gutukana ese ntiwaciye bugufi kubw'indimi wumvishe z'Uwiteka. Imana ibabarire gutukana. Kwabarire n'urwangano rwo mu mutima. Njye namungerera nawe urwango. Kwabarire n'urwangano rwo mu mutima ni wari umbwiye se ngo nahi wacu. Kandi koko nabikubwiye nawe Imana ibabarire. Imana ikwabarire. Mana turagushimiye. Tugushimiye kugira neza bugacya bukira. Uwiteka waratubwiye ngo kucyavuga ijambo rikomera avuga ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire icyo yabwiye. Nanjye nahagaze ku izina ryawe ndahirihamiriza aya masaha uhinduye umugabo wanjye Uwiteka ayiwasubije mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe ni ryamamare. Shimirwa kumukuye ku mwanzi Sekibi ukabumuzanye iwawe utanga amahoro. Turagushimira mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye. Amen. Sheri ni karibu icara. Mana y'amahoro ikoze imirimo. Narazamutse kanyarira musengera. Njya kurara mu butayu amajoro yose musengera none Imana irabikoze. Momera Imana icyubahiro. Haleluya! 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 Imana ishimwe. Turayishimye. Koze makaye tugiye. Urakoze kudusengera cyane kandi turabona ibisubizo biri kuza biri mu nzira. Imana ihabwe icyubahiro mugenda amahoro. Sheri Imana ishimwe rero ko iguhinduye ndayishimiye. Nzajya n'ejo bundi ku cyumweru gusenga turi kumwe tubwire Imana ko yagukuye ku nzoga yaguhaye agakiza ku buntu. Nako Sheri bahora gusa n'abantu impande n'impande kugira ngo ni ibintu muba murimo byo kusenga ariko mbona ibyo muba murimo ari byiza. Icara hano. Ega nayo yaciye mu bihe bikomeye ariko arangije aratsinda. Sheri naka kazi urimo. Akazi karagoye ariko bisaba kwihangana. Ko mbonye imbaraga z'Imana. Nizo ziba zindimo nyine iyo abatari imbaraga z'Imana nanjye mba nariyukatse ku musozi cyangwa narabutaye ariko Yesu yabaye imbaraga z'umutima. Imana ishimwe ko iguhinduye nari narabitegereje igihe kirekire. Sheri guhera uyu munsi aho uzajya ujya hose tuzajya tujya. Haleluya. Reka bukore mu kiganza urakoze. Buriya njyewe kamubwire kera naragushaka nikundiraga inzoga n'abakobwa nari nyibirimo ariko ndagira ngo mbwire ngo guhera uyu munsi bitewe njyewe naje sanga bariya murimo murasenga shaka kugukubita mbura imbaraga zikugeraho. Imana ishimwe mwumvura kutarurimo ngarusunika ngashaka kukwituraho bikanga. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbwire bakizeho ubutware bukomeye. Sheri ikimenyetso kigaragaza ko twiyunze duhoberane. Imana ishimwe. None uyu munsi ngize ibyiyumviro cyo kwindira ibujya mu uyu munsi. Nukuri tugenda mu cyumba tureba.